tugiye ku nyenyeri y'akanwa iraryoshye. Iri somo ryo munsi ndaribatuye riraryoshye cyane. Inyenyeri y'akanwa. Hanyuma uyu munsi tugiye ku nyenyeri y'akanwa. Tugiye ku nyenyeri y'akanwa. Yego, tugiye ku nyenyeri y'akanwa. Aka kanwa rero mu maru ufite mu maru ufite ikomeye. Aka kanwa karimo. Aka kanwa gafite ibintu bibiri kaguha umwaku, kaguha n'amahirwe. Icyo wakoresha aka kanwa nicyo kazana. Iyo akanwa kawe kazana imyaku, kazana ibintu bibi biraza. Ariko akanwa kawe ngiye kukwigisha uko wagakoresha. Hanyuma twatse n'inyenyeri y'akanwa, turaza kureba uko wakwatse inyenyeri y'akanwa, turaza kureba isengesho wasenga watse inyenyeri y'akanwa, turaza gureba tekinike wakoresha inyenyeri y'akanwa ikaka. Iri somo uraza kurikunda. Ariko ahangaha ngiye kuganira n'abantu bakunda ubwenge. Ikintu kimbwira ko ukunda ubwenge nuko wicara nkakubona hano uri kwiga. Kunda ubwenge rero. Akanwa rero ni gute wagakoresha inyenyeri kaka. Inyenyeri y'akanwa ntabwo yatswa n'amasengesho gusa. Please twumvikane kuri iki kintu. Inyenyeri y'akanwa ntabwo ijya yatswa na y'ibiri, ayitatu, ay'ubuvumo. Oya, ntabwo inyenyeri y'akanwa ijya yatswa n'ay'ubutayu, ijya yatswa n'ikiganza gishyushye. Uruhare mu kwatsa inyenyeri y'akanwa kawe ngiye kurukubwira, kuko uraza gusanga hari ibintu byinshi wahombye kubera inyenyeri y'akanwa kawe yazimye. Nimvuga kuri inyenyeri y'akanwa ndashaka kuza kukubwira ikintu wiyiziho. Hano hari abantu bajya muri interview. Hanyuma bababwira kuvuga bakagobwa akakanwa hakaza supaguru sumaku. Mu magambo 8 wateguye kuvuga ukavuga birutateguye. Ni gute ugeza aho uvuga amagambo aguhesha akazi ukavuga utateguye? Ni ikimenyetso cyo kuzima kw'inyenyeri y'akanwa. Inyenyeri y'akanwa arazimye. Yesu akanwa karazibye mu rwego inyenyeri wapi. Ni gute uhagarara imbere ya mwarimu akakubwira ngo akaguha ugatera urutoki wajya kuvuga ukabura icyo uvuga? Ni ukuzima kw'inyenyeri y'akanwa. Ni gute ubura umusore ukajya gushaka sheri, mukobwa aramukunze arahari, wowe kabyara we nta n'umusheri afite, yanakwemera ariko umugeze imbere ubuze icyo uvuga? Inyenyeri y'akanwa ubuze icyo uvuga, barinze bamutwara kubera ko wabuze icyo uvuga. Uramugera imbere ukamubaza ibya repetition, nibyo bikujyanye? Uramujya imbere ukamubaza amashuri, sibyo ibintu uri kumubaza sibyo byari bikujyanye. Ariko kubera ko inyenyeri y'akanwa ntayo uri kuvuga ibidakenewe, niyo mpamvu habwa ibidakenewe. Akanwa kawe kubera ko inyenyeri yazimye kari kuguha iby'umubiri udakeneye, akanwa kari kuguha iby'urugo rudakeneye kubera ko inyenyeri yazimye. Turaje yake yake kubera ko inyenyeri y'akanwa we yazimye. Uragera imbere y'umugabo ukabura amagambo meza umubwira, ukavuga amagambo aryana. Umugabo uraha inyenyeri y'akanwa yarazimye mu rwego abwira umugore amagambo aryana, hamwe umugore enda kwiyahura. Biraterwa n'iki? Inyenyeri y'akanwa yarazimye. Turayatsa umunsi rero n'umugoroba wo kwatsa inyenyeri y'akanwa. Ikimenyetso cy'inyenyeri y'akanwa yagushiranye uvuga ibidakenewe. Ibintu uri kuvuga abantu birakenewe. Donc ikiganiro uteruye aho kirakenewe. Inyenyeri y'akanwa nayo, ariko uraza kubona uburyo inyenyeri y'akanwa iguhesha ibya mirenge. Bya mirenge bura tuzazana umuntu wize ikinyarwanda bitubwire. Inyenyeri y'akanwa iguhesha iby'imiryango itaguhaye. Inyenyeri y'akanwa irakuvuga. Inyenyeri y'akanwa iyo yatse naho ujya mu bavuga rikijyana. Icyambere rero wakora kugira ngo inyenyeri y'akanwa kawe yatse utiri ugikanyarira, kuzigama amagambo no gutekereza mbere. Kuzigama amagambo, kuzigama no kubika. Kuzigama amagambo no gutekereza mbere yuko ugiye kuvuga. Icyo ni icyambere. Mbere yuko ugiye kuvuga banza utekereze mbere. Iki kintu ngiye kuvuga mu buryo bukenewe. Iyi mvugo ahanira kenewe. Iri jambo ngiye kuvuga se riramwubaka cyangwa riramukomeretsa? Rizi igihe se? Ijambo ritazi igihe ntabwo risusurutse imitima y'abaryumva.
ijambo ritazi igihe na Bibiliya Salomo yararivuze mu migani, ijambo ritazi igihe. Bika amagambo wishaka, kubera ko inyenyeri y'akanwa yazimye, urashaka kuvuga amagambo yose wari kuzavuga umwaka, urashaka kuyavugira icyarimwe. Feri mu kanwa zaracitse, zaracomokotse feri, nta parudo. Ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kubaka n'ibyo urabivugira icyarimwe aho bidakenewe. Iga kuzigama amagambo no gutekereza mbere, kuko hari ijambo wavuga rikanagusenyera, rikakwinjiza muri divorce. Cyo ni icyambere kugira ngo inyenyeri yawe yo mu kanwa yake. Kabiri, kwiga kuvuga mu buryo bwumvikana. Kwiga mu buryo kuvuga mu buryo bwumvikana. Nino minsi abantu bigize abanyabwenge, umuntu ashaka kuvugira mu migani ntayazi. Urashaka kuvugira mu migani ntayuzi. Ikindi, ese kuri kuvugira mu migani ubwira abana biza aho hirya hepfo aho ngaho za Nyarutarama na za Kivugiza, aba bana wagiye kubwira mu migani barakumva? Migani ituzanire twebwe abakecuru, bari twubwirira mu migani nitwe twumva imigani. Iga kuvuga mu buryo bwumvikana. Mu buryo bwumvikana rero ari n'igihe mugera imbere y'Imana mukavuga amagambo atumvikana. Erega Imana nayo ikeneye kumva ikiboneza mvugo cyanyu cyiza. Ngo Mana, ngo nimbura Imana, ibaze we nyakumaze nturamenya nimba ari n'Imana. Ese na rya Yesu, urumva utatera n'abantu mwaka mwasenganye. Ngo Mana, ngo nimbura Imana, nyumvira vure mu muntu. Ngo nimbura Imana, ngo haniho ngiye kukurebera, ngo kuri kabanyitiko, ngo ahantu, ngo Mana, ngo ahantu nuhandenza, ngo ndamenya kuri Imana. Aho yakurengeje hose ntabwo uramenya ko ari Imana, uyitegeye kuri ako kantu, ngo nibwo ushaka kumenya ko ari Imana. Ishobora no kutagakora kandi kaba Imana, sibyo? Mujye mwirinda kuvuga amagambo nk'ayo ngayo atumvikana. Ubwo suvuze ngo iki? Ngo Mana, ngo nimbura Imana, ngo Mana, ngo wampomba, ngo Mana, ngo iki kintu utakikoreye ngo wampomba. Na Eliya yarapfuye 7,000 bitarapfukamira bare biraza bikora akazi. Uri mu bantu bapfa, uwo mwanya amarira yawe tukamanuza fanta yo gukaraba, bugacya dusubira mu kazi kacu. N'abantu usize nitubasuri. Gabanya rero ibintu byo kugira imvugo idatomoye itumvikana. Icya gatatu, kwirinda amagambo mabi. Ndashaka kukubwira uburyo urepeta ururimi rwawe ukarumenyereza. Tangira urepete, sibyo? Hano hari abantu mugira amagambo abananiye yo kwica intege. Ubuse nakira, ubuse byakunda, sha byaranze, urasubiza umuntu utimeze gute, byaranze, nta kigenda, na wa mwana byaranze, byose byaranze, no mu kazi byaranze, mu rugo byaranze, mu ishuri byaranze, hano hose byaranze, ibintu byose byaranze kweli. Iyo ndirimbo byaranze ni injyana ya rap. Wowe ugeze mu rwego rw'injyana ya rap, ibintu byose byaranze. Tangira umenyereza ururimi. Ayo magambo ni yazimye inyenyeri y'akanwa. Wabigizemo uruhare kugira ngo inyenyeri y'akanwa izime. Bituma n'inyenyeri zabo mu bantu zizimya. Ukoresheje akanwa, ntutinya kubwira umwana ko ari igicucu, ari ikigoryi, dore uko kisa, dore uko kimeze, ni cyase myuka iwanyu. Donc ayo yose ni amagambo azimye inyenyeri y'akanwa. Ugeze mu rwego akanwa ntacyo kakumariye, twebwe hari icyo katumariye. Gerageza umenyereze ururimi rwawe kugira ngo iyi nyenyeri y'akanwa yake. Tangira uyimenyereze kuvuga neza. Tuzabarya nk'abarya imitsima. Kwibutsa icyo Uwiteka yatuvuzeho, sinzapfa nzarama, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Bene ayo magambo yatsinyenyeri y'akanwa. Gira mu rwego akanwa kawe karemera umuntu akarya. Gira mu rwego akanwa kawe karema ubwenge mu bwonko bwawe. Gira mu rwego akanwa kawe karemera ibirenge byawe guhura n'abantu b'umumaro. Gira mu rwego akanwa kawe karemera ibiganza kubara amafaranga. Abinyuma turi kujana cyangwa iki kintu cya gatatu, kwirinda amagambo mabi. Iki kintu cy'amagambo mabi muyirinde.
reka kubwira umugabo ko adashoboye, reka kubwira umugore ko adashoboye, n'iby'iwanyu iwanyu niko babaye. Nta cyiza cyaturuka iwa Nazareti, nta cyiza cyava iwanyu, cyahava bitewe n'akanwa kawe. Byuka mu gitondo ureme. Cya kane, dore cyuko ejo azabitsinda. Aho yatsinze umushimire, umwubakemo ko ibingibi ejo nabyo bizagenda neza. Aho adashoboye umwubakemo ko bizagenda neza. Kandi ibi bintu muba mwigira wasanga ari namwe babikuraho, nawe kera ukiga warazanaga imibare ya mobile money. None kubera ko utagiraga akanwa kubaka cyangwa akakubakira, tangira wubakira bawe. Ego, icya gatanu, gusenga usaba Imana kukurindira ururimi. Musumwe abigishwa babwiye Yesu ngo twigisha gusenga. Ubu ndumva nabigisha isengesho ryo kwatsa inyenyeri. Ndabizi umwuka wera mu kanya ari buduhumekereho dusenga isengesho ryo kwatsa inyenyeri y'akanwa. Ariko igihe aka kanya ndumva nakwigisha isengesho ryo kwatsa inyenyeri y'akanwa kawe. Ni ukuri pe. Tangira uvuga ngo Mana yanjye cyangwa Mwami Yesu, yego, nshyiriraho umurinzi ku kanwa kanjye. Umuheto w'ijambo ryiza no gusabana n'abandi neza ugwire ku kanwa kanjye. Ni ukuvuga umuheto, reka ngusobanure. Umuheto murawuzi ko ufora, umuheto ugendana n'umwambi. Kandi umwambi uragenda, umuheto ugasigara. Kandi umuheto utuma umwambi. Hako cyama, noneho hano abantu b'abanyamwuka muze munyumve. Umuheto nguyu ukorana n'umwambi. Kugira ngo umwambi ujye kwica nuko habaho umuheto. Umwambi utabayeho umuheto nawo ntiwakora. Umuheto icyo ukora ni ugufora. Umwambi ugafora ukohereza umwambi. Ururimi rwawe rero ni nk'umuheto, jya urekura imyambi. Haleluya. Ururimi rwawe, aka kanwa kawe ni kaba umuheto, ijambo riba umwambi. Niyo mpamvu iri sengesho ndi kukwigisha ryajemo umuheto. Mpindura ururimi rwanjye rwuzura ubukungu. Rwuzura ubukungu, amagambo akungahaye. Abakungu ni abantu bagira ibintu byinshi cyane, kandi mbatuyeho ubukungu mu izina rya Yesu. Uru rurimi rugira ubukungu, inyenyeri yake ku rurimi. Ururimi rwawe rwakira ubukungu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rwuzura ubukungu bw'amagambo yubaka, adakomeretsa. Nsatira amavuta y'ubwenge n'urukundo kugira ngo buri jambo riva mu kanwa kanjye ribe umucyo mu mitima y'abanyumva. Inyenyeri yo mu kanwa kanjye ikomeze kwaka. Ukoresha amagambo yanjye kubw'icyubahiro cyawe. Amen. Iryo si isengesho ritoya ryo kwatsa inyenyeri y'akanwa.